ndabashinja ubujura viole kuko ngiye baranamviye. Urasaba iki? Ngiye ndasaba ubutabera sizaho nabihera. Ariko ubwo bigeze nko mu masaa 9 bamaze kunsambanya nabasabye kujya kwihagarika. Mbasabye kwihagarika urabona ndi munini na ahantu twari turi Kicukiro kuri Kotrako. Ahantu bari baparitse imodoka ntabwo nari kubasha kubona uko nakicara. Ngiye nitwa Umuremyi Yves. Ndi hano kubw'umukobwa watubeshye ko twashatse kumukubita tukashaka no kumwambura ibintu bye ariko ntabwo ariko byagenze. Byagenze gute? Ngiye mu busanzwe ndi umuhinzi w'urusenda. Aba bantu rero twahuriye ku nkoranyambaga baranyandikira kako nari na postinze urusenda. Ngiye banyandikiye bambwira ko ari aba Nigeria baje mu Rwanda gufungura ibintu by'amahoteli n'ubukerarugendo. Birangije bambwira ko navuga bambwira ko nyine ko bazajya baneza imbere kuko bambwiraga ko bacumbitse muri hoteli bita Rainbow Kicukiro. Twavuganye nk'iminsi 4 basabaga ko twahura tukabiganiraho ko bajya bajyana ibyo bintu nkora za Dubai bashaka y'isoko ry'urusenda. Turavugana umunsi wa 4 duhana gahunda yo kubonana yo guhura kugira ngo tubiganireho. Barangije barambwira ngo uwo munsi yagize akazi kenshi ntari buboneke ariko ku munsi kubukeye ko dushobora kubonana nta kibazo. Ndamubwira nta kibazo. Bigeze nka saa 12 za nimugoroba arampamagara arambwira ati se ko nagize akazi kenshi wakihangana tukaza kubonana byibuza nyuma y'akazi. Ndamubwira nta kibazo kwako ngewe ndi mu rugo nta kibazo. Birangije bigeze nka saa 2:15 yaranyandikiye arambwira ngo nshobora gufata taxi voiture nkamusanga Kicukiro kuri Rainbow. Ndamubwira ahantu nuye ntabwo byashoboka aya masaha sinshobora kubona ikintu kihangeze kuko ngenuye Norvege. Arangije arambwira ati noneho twoherereza location yawe tuze tugufate. Mwoherereza location bimaze kuba nko mu masaa 2:15 hafi saa 3. Araza arambwira ati twahageze ariko nge simasobanukiwe reka ngo umushoferi wanjye muvugane. Mvugana n'umushoferi ndamurangira araza ninjira mu modoka. Tugeze i Nyamirambo kuri 40 numva biranze muri ngewe ngira ikintu cy'amakenga. Fata nimero bamamagaje nkora screenshot nyoherereza muri umuna wanjye nari nsize mu rugo. Ndamubwira ni wowe umbikira ino nimero. Birangije twaragiye tugeze Kicukiro kuri Rainbow ibirahure byari bimanuye. Yandikira kwa kundi umuntu yandikira shoferi message ukabibona ko hari ibintu bakuvuzeho. Shoferi yese azamura ibirahure. Azamuye ibirahure atashyiramo loke y'abana. Nkomeza kuburana na shoferi undi yari yigize bize urumva ni umunyamahanga ugiye kuguha isoko yigize bize muri telefone. Namubaza se shoferi kuzamuye ibirahure ni yihe mpamvu? Ati icyo kirahure uwo mwanya wicayeho warapfuye. Ati niyo mpamvu nari nzamuye ibirahure. Birangije ndamugana isubundi ko mwambwiye ko acumbitse muri hoteli muri Rainbow none ukabuhandangeje bigenze bite? Ati hari bagenzi be bari hari hirya ari abantu bari bagiye gusangira. Ati ndimo ndagira ngo mbafatire rimwe tuzamuke none mbasige kuri hoteli dore amasaha agiye kugera yo gufunga imihanda noneho ngewe mba depose nitahire. Nisura tudepoza nge ndaza gutaha gute? Ati ubwo murabyumvikana na boss ngewe simbizi. Birangije uko turi kuburana na shoferi urumva nabaye nk'umuntu urangayeho gato. Ngiye kumva uyu witwa uwo wari wigize boss nge twavuganaga. Ahamagaye mugenzi we ngumva ngo fungura protaye. Imodoka yaragendaga buhoro. Hinjiye umutipe w'umusore
ikintu yakoze yarambwiye ngo sister ngigire hirya, ndamubwira nti hoya ndisinjya nicara hagati nawe ubwo kwako nari maze kubibona ubwoba bunyishe, yahise amfata mu ijosi arantega. Amaze kuntiga naracecetse nyine mbura icyo mvuga mbura icyo nkora. Barangije nawe wari wicaye iruhande wigize boss ngo yewe ngo mukunda abanyamahanga koko, ndaceceka ndamwihorera. Arangije bahise banyaka telefone barambaza ati tubwire password yawe, ndayibabwira. Maze kwibabwira ati tubwire mobile money yawe, nari mfite amafaranga 1600. Barambwira ati tubwire konti yawe ukoresha, nabwo ninjye nta konti nkoresha. Baranize yanize nk'umunota wose, arambwira ati ubu nona dukeneye 1500, nutabibona urapfa. Uwo wari wigize boss we yari afite icyuma. Ndababwira nti nta kibazo, ngewe icyo musaba cyose ndakibaho. Barambaza ati ukoresha ihe bank, ndababwira nti nkoresha Equity Bank. Ndayibabwira mbabwira ko nkoresha Easy Pay, bashyiramo imibare. Birangije nta n'amafaranga nari mfiteho. Barambwira ati wowe ndabona uri mu mikino tutazi imikino urimo, ubu nonaha ugiye guhamagara buri muntu wese muziranye umusaba amafaranga. Barambaza ati ufite umwana, ndababwira ati yego. Atoke hamagara ati kandi nuhamagarana igihunga nuhamagarana ubwoba ubabwire ko bagiye kukohereza amafaranga, wavuga ko umwana arwaye, wavuga ati ntago tubizi pfa kuba amafaranga twebwe turi buyabone. Twabanye aho ndahamagara abantu bose, njyewe twatandukanye bamfashe nka saa 3, twatandukanye saa 11 za mu gitondo. Urabashinja iki? Ndabashinja ubujura, viole, kuko njye baranamviye. Urasaba iki? Njye ndasaba ubutabera, sizaho nabihera. Isomo biguhaye wabwira n'abandi? Isomo bimpaye ni ukwitonda cyane, abana b'abakobwa bakitonda. Izi nkoranyambaga sinzi, urumva bo barakwandikira kuri yaba Facebook yaba Instagram, bakakwaka nimero yawe ukoresha kuri WhatsApp, bakakubwira ko ari abashoramari baje mu gihugu, ese ukora iki, twagufasha iki. Nje sirito ko bambwiraga ko ari n'abanyamahanga. Birangije turavugana, baha nimero yanjye ya WhatsApp, bambaza ibyo bankora, ndababwira. Isomo no kubandi bana b'abakobwa no kwitaba abantu batazi cyangwa ziriya nkoranyambaga bakazikoresha, sinzi bakabagira amakenga, sinzi ko nabivuga. Waje gutanga ikibazo cyawe gute? Waje gusaba ubutabazi gute? Njyewe urumva nari nakoze screenshot ya nimero bamamagaje, ariko ubwo bigeze nko mu masaa 9 bamaze kunsambanya, nabasabye kujya kwihagarika. Mbasabye kwihagarika, urabona ndi munini, na ahantu twari turi Kicukiro kuri Kotrako, ahantu bari baparitse imodoka, ntabwo nari kubasha kubona uko nakwicara. Ndabasaba njye inyuma y'imodoka, mitafata plaque z'imodoka mu mutwe, ndaceceka mbereka ko nta cyabaye. Ndagaruka nicara mu modoka, nicaye mu modoka saa 11:15, imodoka zitangiye kugenda, abantu batangiye kujya muri siporo. Nibwo bambwiye ati rero bari bantwaye isaha, bantwaye amashanete, amaherena, telefoni niyo nari nyifite nyihamagaza yanjye. Barambwiye ati rero bakazi kararangiye, duhe niyo telefoni. Bagutwaye amafaranga muri rusange? Amafaranga bantwaye ntago kuko ni abantu twahamagaraga. Waramagaraga bakakoherereza kuri transfer? Bagukoreye ihohoterwa tugiye? Ni 3. Bose bari gusambanyije kuri 3? Oya, umwe uwo boss niwe wansambanyije. Witwa boss mwavuganaga mu ruhe ruri? Icyongereza. Twavuganaga mu Cyongereza. Umaze no kumva ko yakoye cyatari umunyamahanga, yarakomeje ku Cyongereza? Oya, yavuze Ikinyarwanda, ni umunyarwanda. Bamwita ngo Yive. Witwa Yive. Njye nitwa Umuremyi Yves.
ndi hano kubw'umukobwa watubeshyeye ko twashatse kumukubita ngo tukashaka no kumwambura ibintu bye ariko ntabwo ariko byagenze. Byagenze gute? Uko byagenze umukobwa yavuganaga na Mugisha sinzi umushuti wanjye bavugana ku rubuga bita Tinda, urubuga rusanzwe ruko ruriho abakobwa bigurisha. Ni dating app ariko kunze kubaho yahinduriwe inyito, ubu ngo ni rw'abakobwa bigurisha, ukeneye umukobwa ajyaho bakavugana. Bavugana twicaye mu kabari, Mugisha ambwira ko ari umukobwa bamenyanye, bumva bamenyanye ako kanya bakoze sinzi ibyo bita ngo sinzi. Nuko aramunyereka ifoto, ahize ibintu byo mu kabari murimo gusangira inzoga. Ndavuga ati se mubaza details nyine z'uwo mukobwa, ambwira ko aribwo bakimenyana atamuzi ariko amusabye ko bahura ako kanya. Ndavuga ati okay muhamagare nta ribi twumve kuntu gahunda imeze ko twicaye turimo kunywa inzoga. Nuko amuhamagaye umukobwa amubwira ko ari ready nta kibazo babona nabwo hari nijoro nka saa 4 z'ijoro. Ubwo Mugisha nabwiye ati se giye waretse akaba ari ngiye ugenda. Ntajye nkareba ukuntu ibyo bintu mubikora. Ibyo byo iza application bikora biti. Mugisha arambwira ati nta ribi no mugura icupa nta kibazo tugende. Nari mfite imodoka imaze iminsi nkodesheje. Gahunda nari mfite nayikoreshaga byo kujya gushaka ibibanza bigurishwa. Nuko Mugisha amaze kubyemera umukobwa aramuhamagara baravugana ko nge ntabwo nyize mvugana nawe. Amubwira ko aba Norvege tujya kumureba, abanje kumworeza itike y'ibihumbi 2,000. Umukobwa avuga ko ari make atamuzana. Nuko aravuga ati itike yanzana ni 10,000. Nk'abantu muri mu kabari kandi wohereje amafaranga ya mbere akagenda tuvuga ko niworeza andi nayo arayarya. Ndamubwira ati none byo byihorere mubaze numba byashoboka ko twajya kumufata. Umukobwa aremera tujya kumureba Norvege. Ubwo ngene nawe usabye Mugisha ko ari nge wagenda mu kimbo cye. Tugeze Norvege umukobwa araza ari kumwe na musaza we. Ngewe ankura mu modoka arambwira ati niwe tugiye kubona nati yego. Mvamo ankira ku ruhande. Arambwira ati rero ati boss yaje kunkura hano mu rugo ari ikintu asiga mu rugo. Ati kandi mu rugo nabwiye ko nkora muri hoteli ya Hilltop. Ati muri urwo rwego rero numva afite ari amafaranga ufite waha musaza wanjye tukajyana. Nari mfite 20,000 bikuramo ngiye kubimuhara byanga arambwira ngo nimbereze musaza we. Mbeza musaza we. Musaza we ikigaragara niwe wari ufite na telefone ko nge nasohotse ngira ubwoba ngira ngo nk'abantu bagiye kuntega igico ngo bankubite. Maze kwa musaza we atamure telefone ye umukobwa araza turajyana. Ubwo twari turi kunywera hano hafi ya Sanitas hano Kicukiro. Tuhageze tubwo mukuza tipe nshuti yanjye ta Pacifique twari turi gusangira akaba yamamagaye ambwira ngo nze kumupikinga up mugeze mu rugo nyine kuko amasaha yaramaze gukura umva twageze Norvege nka saa 5 zirenga indi minota saa 5 z'ijoro. Ubwo tugera kuri aho twanyweraga mu kabari maze kuba nka saa 5:45 hafi saa 6 z'ijoro. Pacifique mukuza nyine bwo yabambwiye tubanze mungeze mu rugo ubundi gahunda zanyu mufite ntabwo nziza. Pacifique ajya mu modoka tugiye ngiye kumujyana mu rugo tugeze Sonatibe dusanga saa 6 zageze curfew yatangiye. Ira Pacifique ati byo gucyura ntabwo bigikunze ngo bigisigaye uko twashaka ahantu turyama. Ubwo umukobwa arambwira ati rero ndabona uri kumwe n'abandi bashuti bawe ati cyiza nuko wambwira icyari cyanzanye tukajya kubikora nomba ari byo dukora cyangwa numba ari ibindi wateguye simbizi. Okay ndamubwira ati byo byose iri ngewe wagushakaga tujya gushaka ahantu turyama tukomanga ahantu arenga 4 sanga hose bafunze. Ubwo nibwo yahise avuga ati okay nomba byanze nta kibazo dushaka ahantu duparika imodoka twinywere byeri. Duparika ahantu ku kabari ahantu na kabotike kacyakamo itara amasaha 6 gutyo n'igice z'ijoro. Turakomanga batubwira ati ntago bari gukora tubabwira ko twasiga kosiyo barayemera aduha inzoga turazinywa tuzinywera mu modoka kuko ntabwo bashaka ko tuzinywera mu kabari imbere. Inzoga tumaze kuzinywa tubasubiza amacupa yabo ubwo bayamaze kuba nka saa 9 n'igice z'ijoro. Turavuga tega dushaka ahantu duparika turindire ko saa 10 zigera buri wese agiye muri gahunda ze. Ubwo rero nibwo zo saha zageze saa 10 igihe cyo kugenda kigeze
umukobwa avuga ko ashaka gutaha, ndamubwira ati rero ntabwo byakunda, banza hamagare musaza wawe ampa amafaranga yanjye namusigiye. Ibyo twari twavuganye ntabwo byabashije gukunda, nawe wabibonye. Nuko umukobwa ahamagara muri icyo gitondo umusaza we, ubwo nibwo nahise menya ko yitwa Hirwa, ntabwo nari muzi. Ahamagaye umusaza we, umusaza amubwira ko amafaranga ngo bayahishije, ngo bayangije nyine ntabwo acyuzuye. Okay. Ubwo Mugisha niwe wari untwaye ko gere nanyweye inzoga, kandi ntabwo mu batwaye inzoga wanyweye inzoga ntabwo kujya kuri vora uvuga ati harimo risike nyinshi. Ubwo Mugisha arambwira ati icupa ryanjye waranyemereye rero, ubwo sinzi ukuntu bimeze, yarambwiye ko uri buyampe mu gitondo. Arambwira ati wabonye ko byagenze n'iki, dusa nk'abantu batumvikana ngewe na Mugisha. Nuko gushwana rero umukobwa nibwo yaje aravuga ati ntimugire ikibazo, ntabwo ndi imbobo, mwebwe mamufashe mwe musigaranye no telefone yanjye njye kuzana amafaranga yawe. Okay, ndavuga ati se wisize mu buhe buryo? Twe ntabwo dushaka kukugwatira, nawe ngiye nshaka kukugwatira. Nta kibazo wanayifata ukayijyana, ariko amafaranga yaza kuboneka ukayama, yanabura ukambwira ko yabuze. Umukobwa aravuga ati hoya, ati we muyisigarane nshake moto ngende. Uwitwa Pasi mushiti wanjye ngo twari twahoze dusangira, niwe wese umwandikira nimero ze ku gapapuro, aramuherekeza amugeza kuri moto, amuha n'ibihumbi 2 bya moto gitiki. Umukobwa muri uko kugenda aragenda, natwe turatandukana, wese ajya muri gahunda ze. Bigeze nko mu saa 5 z'amanywa, Pasi ampamagara ambwira ko umukobwa amafaranga yabuze. Wenda tutari mu buhamya bwose, tubwire icyaha wakoze niba waragikoze, unatubwire niba yicuza ibintu nk'ibyo, wenda twe kujya mu buhamya kandi. Okay. Ngewe aho mpagaze hano nta cyaha nishinja, nta n'icyo nikekaho, kuko uko byaje kurangira umukobwa ntabwo avuga ko yibwe cyangwa yagize gute, nuko yagiye avuga ngo twe tujye kumurangira ngo isoko ngo ry'insenda yanyita mu Nigeria, kandi nge ndi umunyarwanda. Ajya kuri ntekereza ko nyine byatewe n'ikirego yagiye gutanga kuri polisi. Hanyuma dusubiye inyuma, watubwiye ko telefone yisigiye musaza we. Telefone oya, ntabwo ari telefone. Ariko dutangira tubwiye ko telefone n'amafaranga yabisigiye musaza we. Oya, musaza niwe wari ufite telefone. Ngiye maze kumuha amafaranga, naye amafaranga musaza we ahita ahereza telefone uwo mukobwa mushiki we. Umukobwa abona kuza. Hanyuma byarangiye agiye telefone yisize? Oya, yaje ayifite, kandi ariyo yasize kugira ngo tumwizere. Umukobwa agenda abasiga, agiye telefone ayitwaye. Oya, we yari yisize, niwe wasabye ngo ayisige kugira ngo tumwizere. Uburyo bwa kashi. Hanyuma Mugisha w'umushoferi niwe wamuhamagaye muvana rwamagana, kandi uretse gato kuvuga ko mugiye kujya mukorana wamuhembaga ku munsi ko mukoranye, kubwo arivugira yuko yasohotse agasiga musamanira mu modoka, yanaza agasanga harimo umwuka byumvaga yuko yego arambeshyera. Mugisha aricyo mupfa? Sinzi wenda ibyo yaba yavuze, ariko ngewe apari ibyo ngibyo ntabwo umukobwa ntabwo icyo cyakimuzanye ntabwo tugikora. Niyo mpamvu nanjye nakomeje mubwira ati neza amafaranga yanjye, cyakuzanye ntabwo cyabaye. Mugisha wamuhamagaye kumuha akazi mu ruhe rwego? Ntabwo yeze muhamagara ngo muha akazi. Mugisha yaje afitanye gahunda na Gatete y'ikibanza afite Rwamagana ashaka kugurisha. None bakaba bari baragiyeyo, Gatete yaramuhaye avance ibihumbi 100. Ubwo baje ngo babirangize muri Kigali. None nkabanzi ko muri iryo joro niko kundi uri gusangira n'umushiti wawe. Ubwo ukamwiyambaza uko ubona we wabaye drunk. Murakurikiranwa ku byaha byakozwe, ntabwo uvuga ko ufite mu ruhare, nicyo batubwira bane gusoza. Icyo nababwira ndumva nta kirenze ku cyo navuze. Ubwo inzego zibishinzwe z'ubutabera zazatoza wenda ukuri kurenze kuko navuze. Wowe uzazifasha iki? Ye nzazifasha kuvugisha ukuri no kuzereka ikibazo cyabaye uko kimeze. Mugisha mwigeze mujyana gusangira Pilipili ntabwo najyanye nawe, aho nasangire nawe ni naho Kicukiro. Uzabafasha kwereka iki kibazo mu magambo make wenda? Magambo make ni ukubafasha nyine kumukuri kwanjye, nkabereka ukuri kwanjye, babona atari ukuri, inkiko zigakora akazi kazo.